banza unyumvire iby'uyu mupolisi, hanyuma nurangize umbwire ese ni mu kihe gihugu kindi ibi bintu ugiye kumvira aha ngaha kuri uyu mupolisi handi hashobora kuba ibintu bimeze nk'ibi ngibi, aho abaturage bamwe bashobora kuza kwifungisha bitewe n'ubwiza bw'umuyobozi cyangwa bakaza kwaka serivisi zitari nziza bitewe n'umuntu bahakurikiye. Hanyuma ngaho banza unyumvire iby'umupolisi wo muri Amerika, numara kubyumva nanjye ndagaruka nkubwira ni ikihe gihugu ibi byabaho. Twagiye. inka ya burakarashati. Uyu mwafandekazi rero hariya muri Amerika witwa Hailey, ebana ngo abanyabyaha bari kuza ari benshi cyane, ngo afande ngo dufunge kabisa, ngo dufate ngo dufunge ipingu rye, ngo leta irimo iramukorera umubare mwinshi w'amapingu kubera ukuntu ngo abanyabyaha bahora bizana, ngo ashaka gufungwa na afande Hailey. Niko afande uyu nguyu yaramutse ko gufata nawe muri nta kibazo afande, ndi mu biganza byawe ntwara. Ariko baranyagasare ariko isi bantu bari kwisomeza batera abagabo mukundi niuza, ariko ni iki niko ni muzima cyangwa ngira ngo nk'uko mumaze kubyiyumvira, uyu mugore w'umupolisi muri Amerika, ku bushakashatsi bumaze gukorwa bwaje kugaragaza ko uyu mugore cyangwa uyu mupolisikazi w'umugore ngo aho umwaka ugeze ubu ngubu uri umupolisi umaze gufunga abantu benshi. Gusa ikintu gitangaje kurushaho ngo nuko uno polisi nubwo umaze gufunga abantu benshi, mu bantu amaze gufunga 90% bose nta byaha baba bafite. Ngo abantu 90% baba badafite ibyaha ngo bizana kwifungisha kuri uno mupolisi bitewe n'ukuntu umupolisi asa n'uko agaragara n'imiterere ye, ngikurura abagabo, bigatuma nyine abagabo baza kwifungisha. None igitangaje kuri abo bantu 90% bose badafite ibyaha, 90% bose ni abagabo, nta gitsina gore kirimo. Igitsina gore afata ni kiba gifite ibyaha, bafite ibyaha bari gushinjwa cyangwa bakekwaho, nibo igitsina gore n'umugore amaze gufata. Ariko bivuga ko kuri aba 90% byabo byaza kwifungisha badafite ibyaha, bose ni igitsina gabo. Bivuga ko ngo ibi biri guterwa cyane cyane n'imiterere y'uyu mugore, ukuntu ateye, uko asa, ngo biri gukurura abagabo benshi cyane bigatuma baza kwifungisha. Ikindi kandi kiyongereho nuko uyu mugore, leta yaritangiye uburyo bwo kumukorera amapingu menshi cyane, bitewe n'abanyabyaha yafataga. Ariko leta yaje kubigabanya, bivuga ko uno mugore agiye guhindurirwa akazi agashyirwa hafi n'abayobozi bakuru, kuko ngo ibi byaje kugaragara ko uyu muyobozi ashobora kuba yateza akavuyo katari keza mu gihugu bitewe n'abagabo benshi baza kwifungisha. Nk'urugero, hari abagabo 6 bose bamuhuriyeho icyaperi, bose baje kwifungisha kandi bigaragara ko ntacyo bakoze. Muri abagabo 6, 5 muri bo baravuga ati twebwe nushaka no kutujyana utatwambitse amapingu turagenda, ntabwo turi bukugore. Ibi byavuga ko abagabo bose bashaka kugenda birebera no mugore bagenda banaganira nawe. Gusa kubw'ibyago byabo abagabo 6 bose uko bari baje kwifungisha kuri no mugore, bose imodoka yahise zirabatwara ibajyana batavuganye n'uwo mugore, ndetse ibajyana no kubafunga nyine nk'uko abagabo babyifuzaga ko umugore ariwe bajyana bakagenda baganira, bituma bagenda batari kuganira. Gusa bivugwa ko uyu mupolisikazi w'umugore ari mu bagore menshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika b'abayobozi bakurura abagabo cyangwa bakurura igitsina gabo bitewe n'ukuntu ateye. Kugira ngo namwe nk'uko mwari muri kubibona kuri screen zanyu, ntabwo ibintu byari byoroshye cyane. Gusa mbere y'uko cyangwa nyuma y'uko dukomeza iyi video, ndagira ngo mbanze mwibutse ikintu kimwe, ibuka gukanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubana natwe. Ikindi kandi nujya ubona video wayikunze cyangwa hari icyo yafasha abantu, ujye wibuka utere like, unakomantinge, hanyuma wibuka kuyisharinga ku bantu bawe nabo babashe kubona ibyiza nk'ibi. Iby'iyi video rero reka tube tubisoreje aha ngaha. Tugiye gukomeza tubashakira amakuru kuri umupolisikazi, ibindi ubwo tuzamenya tuzababwira.
Jye wabagezagaho iyi nkuru nitwa MP Official, mukomeze mugire ibihe byiza, ciao ciao, hasta la vista, turabakunda cyane.